imbwira ngo abantu benshi n'abakristo benshi kugira ngo babere Imana umugisha bari kuyibera isukari, kandi mbibutse ko isukari iraryohera. Kugira ngo muyibere umunyu mwayibereye ikintu cyitwa isukari. Imana irambwira ngo uzabambarize ngo kibisarurwa ari byinshi kandi abasaruza akaba ari bakeya. Kabiri, ubambarize ngo kabari abasaruzi babaye abasahuzi. Ni iki gikwiriye gukorwa? Mbaza Imana ngo mbe Mana, ibisarurwa ni bande? Abasaruzi ni bande? Cyo kugira ngo abahamagawe n'Imana, Imana ibashyireho ikimenyetso. We mwayiwe mvugishije umwirongi cyane, torero mukomere, icumbi ribaye amayobera, amapfa afashe intebe. Vangereka amagare raje mwarangiza mukabiyakane. Mbabwire Yesu nzi kufita amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye, n'ibyo wangeneye rero nzi ko icyo wangeneye kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Rero amagare araje azanaza, impfu zo ziraje murazibonye zigiye gusukirana kubera ko hakeye. Ni igihe cyo kugira ngo ibisarurwa bisarurwe, ni igihe cyo kugira ngo abantu tubwirize ubutumwa bwiza. Abatinganyi bariyongereye, abakeraho ibibuno bakavuga ngo bari gukora ibyo bita ngo ni nyashi, abandi barakabije gukoreza za shajari. Abantu bararushye bakeneye ijambo ry'Imana, ariko Yesu arambwira ngo ni bande barivuga abari abasaruzi ko babaye abasahuzi. Icyaha cy'uburyarya, aho muririmbana muri abagome, aho musengana muri ingambane. Abasinzi basigaye babarusha urukundo, abarozi basigaye babarusha urukundo. Muri mu makorari mubwiriza, muri za marevera, muri za mapasitori, muri za evangelist. I'm very sorry, munega amatwi ukiza urugo rw'abantu, ariko we na so muraziranye. Mana yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo wowe na so muraziranye. Mwagiye muva mu bihugu byanyu mubigambaniye, abandi mukaba bicanye, murenza amaraso y'inzira karengane, muri Imana mwanga kwihana. Mugeze niyo mugera himwakizwa ngo murekere aho ngaho, mwibuka mwirirwa muri intumwa za Satani. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo ije kubarana namwe, iyi mipaka Imana yihagazeho. Reka mbabwire, Imana irambwira ngo abari abasaruzi turi babaye abasahuzi. Abantu benshi bakabije gusarura ibifu byanyu, niyo mpamvu ibifu byanyu Imana namwe igiye kuzabarana namwe, irebe nimba ariyo yabyujuje, irebe nimba ariyo yabigaburiye, Imana irebe nimba ariyo yabahamagaye. Erega mwakombetse izi nibyo koko isi irabemera, ariko mu ijuru ntabwo babazi. Nega mwakombetse idini, ariko mu ijuru ntabwo babazi. Ibisarurwa ni byinshi. Kabari abasaruzi, ari ababwiriza butumwa, ari amadini muteraniyemo, none bikaba byarabaye ibibina, ibindi bikaba byarabaye utubari, ibindi bikaba byarabaye amaduka. Niyo mpamvu muri gucuruza ku nyungu zanyu. Irambwira ngo ariko nimba ari ibintu bibabaje, nukubona saye mu nsengero, nukubona ari muri siporo mu nsengero. Saye ni numbonye wowe bya bintu twajyaga dukina mu nzu tukira abana, nibyo biri mu nsengero. Abantu b'Imana bapfiriye mu madini, amadini Imana isigaye ireba igasanga ni ibibina, abandi yareba igasanga n'utubari, yareba igasanga ni amabotike. Kubera iki Imana ibireba? Ndi umwadepe mwiyemeje abantu. Mana yarambwiye ngo we na so muraziranye. Iyo namwe muraziranye, Imana igiye kuzaza kuri buri wese, Imana igiye guhemba ndetse no guhana. Twarabivuze, Imana igenda itanga message abantu benshi bakabyumva. Ngango niko byahoze yagiriye mu nzu. Igiye kureba nimba ibyo mwagaburiye koko icyo umuntu yagaburiye nicyo kigiye kubyibo. Ahanga gato imbere gato banyarwa, imbere gato ya mwabarundi, imbere gatoya muvuga ko mukorera Imana, muryaryana muvuga ngo muri abarundi murakundana, mwirirwa muryaryana. Nimutaba amaso ngo musenga Imana, muraza gusenya n'ibyo mwubatse. Yemwe banyarwanda, Imana yarambwiye ngo izabahanira ibyaha bitatu. Si igihe cyo kugira ngo umwana yikiri gitaseke, ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese atungwe nayo yivomeye, kubera ko icumbi ribaye amayobera. Ribaye amayobera abanyarwanda mwe, amapfa jinera. Muhame hamwe mugiye kureba ko Imana n'abantu, kubera ko gisirimba murakizi, muzi gusirimba, muzi gukoma amaki abantu be
Bakunze b'ijambo ry'Imana kandi bakunze b'Umusaraba TV, reka mbasuhuze aho muherereye hose mu bice bitandukanye, hafi na kure, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro, mugubwe neza kandi Imana ikomeze kubishimira kandi Imana ikomeze kubagurira imbago. Ushobora kufite ibibazo bitandukanye, ufite ibigeragezo, ariko humura, Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza kandi ukuboko kwayo kuracyakora bikemera. Humura rero, ejo birakunda ko ntago remewe kubabara, ahubwo ejo bizemera, ariko kandi nawe wishimye, wumva uguwe neza, uri amahoro, uri mu mashimwe, ukora byose bigakunda. Ibyo byose ni impamvu yo gutera Imana umugongo, ahubwo impamvu yo kuhisha ikibaro muri ibyo ngibyo yakoze. Nuko twinjira mu kiganiro cyacu rero, naguhaga ikaze mu kiganiro cyacu, ngusaba kugira ngo nubone ikiganiro cyishimiye ugisangize n'abandi. Icyo twifuza nuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamara bukagera ku isi hose. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana duherukana kera cyane, ariko kandi Imana icinza twongera tukabonana mu gihe kinini cyane, kimaze nk'umwaka, ndakeka ari nk'umwaka ushize cyangwa urenga, ariko Imana imucira inzira, arabonetse. Nshimye Imana ko nicanye nayo kuri kamera, kandi twaba tugiye kuganira, tutagiye kuganira amatiku, ahubwo tugiye kuganira mu byagura ubwami bw'Imana. Nishimwe Imana yumve ko tuyihaye icyubahiro. Reka muhe ikaze ku Musaraba TV. Ndagusuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Umeze neza? Ndashima Kristo. Namwe? Natwe turi amahoro. Ntago narimerutse ku musaraba, ariko ndishimye. Mbona havugirwa iby'Imana kandi byiza, bibwiriza abantu kujya mu bwami bwo mu ijuru. Nanjye ndaje kugira ngo nubake. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo nk'umwubakisha mukuru kandi w'ubwenge, yaravuze ngo nashyizeho umuntu wese yirinda uko yubaka kuri urwo rufatiro. Ngo hari abantu bubakisha ibikenyeri, ngo abandi bakubakisha ibiti, abandi bakubakisha amakomamanga n'ibindi, ngo ariko umuntu wese ngo yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro. Petero we yaranditse aravuga ngo ni urutare rugusha, ngo ni abantu basitara ku ijambo ry'Imana, ngo ntibaryumve, ngo kandi ari bo ryagenewe, ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima. Umusaraba niwe bendera ryacu twebwe abakijijwe, ngo twemeye n'isoni zawo. Twemerewe mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo dukorere Yesu. Niyo mpamvu nanjye nishimye kubw'ikaze mu mpaye. Nitwa Adrien Habarurema, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore ndetse n'abana. Nsengera mu mutima wanjye, ngateranira mu itorero rya Pentecote. Ntago ari ngombwa ko mvuga ngo ibintu by'amadini. Nta nicyo bitumariye mu byo tugiye gukora. Iyo tuvuze amadini, abantu rimwe na rimwe ubusanga idini ryabaye inzira ijyana abantu mu kuzimu kurenza uko ryabaye inzira ibajyana mu bugingo. Munyihanganire, ntago nzi ariko nyobewe icyo bita kwinterpreta meaning y'idini, ariko idini si ijambo ry'ikinyarwanda. Idini ni ijambo ugenekereje mu Kigiriki no mu Giheburayo risobanura inzira. Inzira rero nimba ikujyana hehe? Nk'ikanisa ni inzira. Inzira rero ijambo idini mw'iki gihe rya none ryabaye igikoresho Satani akoresha kugira ngo yigaranzure ubwami bw'Imana. Uretse ko byenda binahuye na message mfite, ariko ubusanga iyo tuvuze busanga abantu benshi bari proud cyangwa bishimiye ko ari abadeperi, ari abadventiste, Anglican, Protestant ndetse n'ibindi kurenza uko bandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko sinzi, ariko yaririmbye ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ngo mwami wanjye ndifuza kubimenya, ngo kugira ngo menye ko nkwiriye kwifata, ngejo nazavaho nibeshya ubugingo. Ngo kuririmba neza nta kamaro, ngo no kumenya kubwiriza nabyo nta kamaro, ngo no guhanura nabyo nta kamaro, ngo ariko icyo nkwiriye kumenya, haleluya, ngo nuko namenywa na Yesu, ngo Yesu yaza akanyambika. Rero kugira adresse ni byiza, itsoke, ariko nasomye ijambo muri Yesayi 3:5 arambwira ngo hazabaho inzira, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Ayiwe, ngo abanduye imitima ngo ntago bazayicamo, ngahubwo izitwa inzira ya babandi. Akantu kanyoye, ngo abagenzi niyo baba ari belanfodrost, niyo baba ari abaswa, ngo ntibazayiyoba. Akantu ka mbere part 1, ngo nta ntaribayo. Part 2, ngo nta n'inyamaswa yose y'inka zibayo. Yanyibukije umuririmbyi w'8 yaravuze ngo nzahora ndiwe, ndi umukristo mu bintu byose ngeze ku gupfa. Mu bihe byiza nzahora ndiwe, mu bihe bibi nzahora ndiwe, mu mage nzahora ndiwe, navuzwe neza nzahora ndiwe, nambaye nzahora ndiwe, nakunzwe nzahora ndiwe, nananzwe nzahora ndiwe, ndushye nzahora ndiwe,
nanaruhutse nzahora ndiwe, ndi mu bukode nzahora ndiwe, ndi mu nzu nziza nzahora ndiwe, ndi muzima nzahora ndiwe, ndi ku gisasiro nzahora ndiwe, amajini yanteye nzahora ndiwe, ntago nzajya mu bapfumu. Ngicyo ni ikintu liberansa forga ngo gihumuriza umutima wanjye, ngo kinyibagiza n'ibyago, ngo ngende umukirisitu, ngo maze nintumirwa ngiye gupfa, ngo nzagira ibyishimo liberansa forga, ngo bitavugwa ngo nzabona ihirwe, ngo ngeze mu ijuru, ngo ngende umukirisitu, ngo gakondo yanjye ngiri mu ijuru, ngo nta nzara ibayo nta n'umuruho. Ndifuza ko nabwira abantu ngo abaho bose bahora banezerewe. Iyo mvuze simvuze idini ni itorero n'ihuriro ry'abanyabyaha bigize hamwe bakagira kondisiyo n'amahame yabo, ahubwo ndavuga ecclesias bituruka ku ijambo bita eka, ni ijambo ryo mu Giheburayo risobanura guhamagarwa. Ndabwira abahamagawe n'Imana, ndabwira abanyetorero, mbwirijwe n'ubuntu bw'Imana, ndababwiye ngo nimwitegure umukwe aje kujyana be. Umuririmbyi yambwiye ngo ntago hazagera ibyago, nta n'ibyago nta n'amakuba, ngo geretse Yesu atsembyo, ngo urupfu n'ibyago aravuga ngo ku irembo, ngo umukwe araje. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Tagiye kwinjira mu mavuta, reka senga Imana tudufatiraho. Imana liberansi dans sa foi odire lidra. Bibiliya yarambwiye ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora Imana izabikora. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 umurongo wawo wa 24, iyo yabahamagaye niyo kwizerwa no kubikora Imana izabikora. Hari icyo wandarikiye ngako ku Musaraba TV, wambwiye ngo tuze tuganire, mbwira abantu ko ibisarurwa ari byinshi, ariko ibisarurwa ari byinshi, abasaruzi akaba ari bakeya, kandi abari abasaruzi mbwira ko babaye abasaruzi. Ni igihe cyo kugira ngo umuntu yirimbanire gushakira Imana inyungu, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo umuntu atungwe na rojorojo. Igihe cya rojorojo kiri kurangira, ni umwaka w'imbabazi wo kugira ngo Imana ikoreshe ibiharamagara, kubera ko uziyagiye gutanga ndetse ediwedra. Ni igihe cyo kugira ngo abahamagawe n'Imana, Imana ibashyireho ikimenyetso. We mwayiwe mvugishije umwirongi cyane, torero mukomere, icumbi ribaye amayobera, amapfa afashe intebe, abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo ahatagera ingese. Kubw'imihigo myinshi nahize ngo mutazacogora, nubwo amaso yashira mu biraro nizera isezerano, nubwo ba nyiri icumbi ngo bavuga ngo yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso nizera isezerano. Aho ndi ntera ndende, I been not with Rusty Father, ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'imiya, abafite ikimenyetso cy'amaraso nimuzacogore, icumbi ribaye amayobera, ubona intwarane ya Imana kidimba Rusty Father, fungukira imitima y'abakurikiranye umusaraba, fungurwe mwami, bahembuke buzura umwuka wera, imbaraga za mwuka wera, the power of God, imbaraga za mwuka wera, hembura umukumbi wawe, abana bawe bakirire muri iki kiganiro, kubera kugambiriye kumena ibibyimba byabaye umuntu, kugambiriye gukanda nyirambwa, kugira ngo abantu bayisurirwe Kristo Yesu, kubera kunesha niwe uzambikwa ikamba. Helasa dewedra, tujigire mu izina rya Yesu, amen. Amen. Umurima w'Imana ureze, ni igihe cyo kusarura. Oh, hallelujah. Mwabasaruzi muze vuba gusarura. Yesu yakwinginze wohereza abakozi bawe,
bakusanya ibyo bisarurwa bigushyikirize Yesu. Turakwinginzeho hereza abakozi bawe batuzanye ibyo bisarurwa bigushyikirize Yesu. Uramagawe mu Kristo. Imana ishimwe kandi Imana guhe umugisha. Dushingiye ku butumwa numvishe usengeye mu isengesho, ndumvishe wuhuye ndirimbo kandi Yesu ari kumwe nawe. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Reka nsome ijambo yamaye ubundi tugendereho. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice byaho ni 10 umurongo wa 2. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 2. Yego. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginge nyiri bisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Reka nsubiremo. Arababwira ati abwira abantu bo ku musaraba, ararangurura, abwira umuntu wese wakoze sabone cyangwa subscribe, abwira umuntu wese watumiwe kumva iyi message cyangwa ubu butumwa bwiza. Imana iramubwiye ngo arangurure cyangwa abwira abantu yongere yitekerezeho. Ntabwo ndi kubwiriza ni message, izi message. Aramubwira ngo arababwira ati ibisarurwa ni byinshi. Ikibazo ariko abasaruzi ni bake. Pati 2 ngo nuko mwinginge nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi bakusanya ibyo bisarurwa. Ngewe Imana yanyongereye ijambo irambwira ngo genda umbariza abantu mu gihe cya none, mu minsi ya none, ubambwirire ngo ko ibisarurwa ari byinshi. Amabotike akaba yiyongereye agaragaza ko ari gucuruza mu cyimbo cyo kugira ngo bacuruze imigati, bari gucuruza urusenda. Inzu z'Imana yabaye mu kuzimu aba mwiguririro kugira ngo habe abantu bahembukira, ahubwo habaye urusenda rusharirira abantu. Kandi ingorane zihari ntabwo urusenda rukenerwa igihe cyose. Imbwira ngo abantu benshi n'abakristo benshi kugira ngo babere Imana umugisha bari kuyibera isukari. Kandi mbibutse ko isukari iraryohera, kugira ngo muyibere umunyu mwayibereye ikintu cyitwa isukari. Imana irambwira ngo uzabambarize ngo kibisarurwa ari byinshi kandi abasaruza akaba ari bakeya. Kabiri ubambarize ngo kabari abasaruzi babaye abasahuzi. Niki gikwiriye gukorwa? Mbaza Imana ngo mbe Mana ibisarurwa ni bande, abasaruzi ni bande? Ese babaye abasahuzi babaye n'abantu ki? Ijuru rirambwira ngo ibisarurwa n'abantu bose, n'amoko, ni indimi, ni mu mahanga. Imana ibwiye Matiye ngo iki? Ubutumwa bwiza 10 Matayo umurongo wa 13 haravuze ngo mbatumye mumeze nk'intama, mugende mumeze nk'inuma zitagira amahugu, mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Bibiliya irababwira ngo mu mahanga yose mugende muhindurira abantu kuba bigishwa ba Kristo. Abazemera ni kimwe, bakizera ni 2. 3 muzababatize. None kabari abasaruzi, ari ababwiriza butumwa, ari amadini muteraniyemo, none bikaba byarabaye ibibina, ibindi bikaba byarabaye utubari, ibindi bikaba byarabaye amaduka. Niyo mpamvu muri gucuruza ku nyungu zanyu, ntabwo ari inyungu za Masaya. Hoya intego mufite Imana irabizi. Imana irambwira ngo bambarize ngo kabari abasaruzi babaye abasahuzi. Ni iki umuntu akwiriye gukora? Irambwira ngo abari abasaruzi n'abana Imana yiringiye ko muri Yesaya bice byaho 5 iravuga ngo urujyo nagombaga gukorera uru ruzabibu nta kindi, uru rutoki nararuteye ndindira ko ruzera inzabibu, nurangije rwera indibu
nta kindi imana yaduhamagaye mu gihe nk'iki ngiki banyetorero. Imana iwidro iratubwira ngo tubwirize ubutumwa mu nsengero, mu madini, ahantu hose. Ariko nimba ari ibintu bibabaje Imana, ni ukubona umusaraba wa Kristo Yesu warahindutse iduka. Ni ukubona iby'Imana byarabaye ibidandazwa, iby'Imana byabaye iguriro ry'abanyazi ndetse n'abajura mu nzu y'Imana. Aho musigaye mwita mu nzu y'Imana, Imana isigaye ireba ikabana mu bintu byo gukina. Bari muri saye, ninde umbonyeho Imana yigeze irambwira ngo mu nsengero harimo siporo iri mu nsengero ni Imana irambwira ngo abantu bajya muri siporo kugira ngo bananure imibiri, rimwe na rimwe imibiri yabo ifite kondisiyo kugira ngo ingingo zabo zibe nzima. Imana irambwira ngo ariko nimba ari ibintu bibabaje, ni ukubona saye mu nsengero, ni ukubona hari muri siporo mu nsengero. Saye ninde umbonyeho bya bintu twajyaga dukina mu nzu tukiri abana, nibyo biri mu nsengero. Abantu b'Imana bapfiriye mu madini. Amadini Imana isigaye ireba igasanga ni ibibina, abandi yareba igasanga ni utubari, yareba igasanga ni amabotike. Kubera iki Imana ibireba? Mbibutse ko ntabwo Imana iba ahantu, Imana iba muri twebwe. Biravuga ngo nzagendera muri mwe, nzaba muri mwe. Nimumbera abana, nzababera umubyeyi. Nimumbera ubwoko, nanjye nzababera Imana. Irambwira ngo abantu bakabije kumenyera. Ikindi cya kabiri, abantu bakabije kunyimura. Irambwira ngo genda ubambarize ngo k'ibisarurwa ari byinshi, abasaruza akaba ari bakeya. Ni igihe cyo kugira ngo ibisarurwa bisarurwe, ni igihe cyo kugira ngo abantu tubwirize ubutumwa bwiza. Abatinganyi bariyongereye, abakeraho ibibuno bakavuga ngo bari gukora ibyo bita ngo ni nyashi, abandi barakabije gukoreza za shajari. Abantu bararushye bakeneye ijambo ry'Imana. Ariko Yesu arambwira ngo ni bande barivuga ko abari abasaruzi, ko babaye abasahuzi, ko batari kurwanira Imana ishyaka, ko bari kurwanira icyubahiro cyo kwiyemeza abantu, gukomveka abantu. Imana yarambwiye ngo mwakomvetsa abantu, ntabwo mwakomvetseyo. Reka mbabwire banyetorero, bigeze ku rwego abantu mukabije kumenyera Imana, mukabije kumenyera Imana. Muhagaze muri ya mesaje iri muri Yesaya igice cya 4 umurongo wa 1, barindwi bazajya ku mugabo umwe bamubwire ngo tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko ugiye kwitirirwa izina ryawe udukize urubwa rw'abantu, mukize urubwa rw'abantu. Ariko wowe na so muraziranye. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo wowe na so muraziranye. Mugabo umwe yakorakoye, Yakobo yarakorakoye, yarakorakoye, aramubwira, yarakorakoye, yarabamenya, yarakorakoye. Isaka amenya Yakobo, amenya na Esawu. Haravuga ngo icyoya, ndumva icyoya ari Esawu, ariko nakurikirana nakumvira inkumva ni Yakobo. Mwakombetse idini, muyemeza ko muri abagirizido, ariko Imana irabizi ko ari intumbi, irabizi ko munaniwe, irabizi ko mupfuye. Idini ryisha abantu, mukabije kubeshya ikinyoma kugera ku rwego mutakibwiriza kugira ngo mubwirize ijambo ry'Imana, kugira ngo mwiyemeze abantu. Imana irambwira ngo kabasaruzi babaye bake, abari abasaruzi bakaba barabaye abasahuzi. Imana irambwira ngo nige yigwiriye gukorwa. Irambwira ngo nta kindi Imana izakora, Imana izazana Isaka nirangiza isakamburure. Ikintu cyose kiri mu mugambi w'abantu kitari mu mushinga w'Imana, Imana igiye kugikuraho. Imana igiye gukuraho ibyitiriro by'insengero, abantu basigare bambaye ubusa. Igiye gukuraho ibitwikirizo by'ubusambanyi, kugera ku rwego abantu mwabaye abagome, mubuza abantu binjira kwinjira, mubuza n'abasohoka, mumeze nk'abafarisayo, murasa nk'ibituro bisize ingwa, albino divi forgelance. Ariko mu buryo spirituel n'umunuko Imana ibarebeye mwizo nsengero, mufite amashapure, mufite imisaraba, mufite ububata bw'idini, ko ndi umwadepe mwiyemeje abantu. Imana yarambwiye ngo wowe na so muraziranye. Iyo namwe muraziranye, Imana igiye kuzaza kuri buri wese. Imana igiye guhemba ndetse no guhana. Twarabivuze, Imana igenda itanga message abantu benshi bakabyumva. Ngango niko byahoze, niko byahoze yagiriye mu nzu.
umuserebanyi ati umuserebanyi we va mu nzu dore inzu igiye gushya. Bati niko byahoze, kakamenyero kakabigeze kuba kenshi k'Imana bakabije kuyimura. Bati ibyo ngibyo turabimenyereye, igihe kirageze aho mwakiniye abahanuza urusimbi n'igihe mwabakiniye Saye n'umbonye. Imana yarambwiye ngo igihe kirageze Imana yesha agaciro ijambo ry'Imana ku rwego umusaraba wa Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana mwarihinduye ubudandazwa, ibindi mubigira iguriro. Yesu yarambwiye ngo muraziranye. Imana irambwira ngo abari abasaruzi turi babaye abasahuzi, abantu benshi bakabije gusarura ibifu byanyu. Niyo mpamvu ibifu byanyu Imana namwe igiye kuzabarana namwe, irebe nimba ariyo yabyujuje, irebe nimba ariyo yabigaburiye. Imana irebe nimba ariyo yabahamagaye. Erega mwakomvetse izi nibyo koko isi irabemera, ariko mu ijuru ntabwo babazi. Nega mwakomvetse idini, ariko mu ijuru ntabwo babazi. Ibisarurwa ni byinshi. Imana ibabajwe cyane n'abakozi b'Imana, n'abantu muvango muri abashumba, kandi yareba igasanga muringirwa abashumba. Irareba yareba umuhanuzi ikamubura. Disi we, ntabwo Imana ikeneye abahanuzi, ikeneye umuhanuzi. Urusaku ni rwinshi murarufite, mufite urusaku rwinshi. yanumye Imana igiye kuzizira kuri terre. Irebe hari ikintu bita auditor line mu Cyongereza, niko babyita. Baba ngo ni auditor line, ni umurongo ntarengwa. Distance safodra mwarakabije, ariko mbibutse ko Imana muraziranye. Irambwira ngo abari abasaruzi turi babaye abasahuzi. Mwana wanjye, niki gikwiriye gukorwa? Nta kindi uretse kuba umuntu yakongera keza. Tujya tubangerega amagare raje mwarangiza mukabiyakane. Mbabwire Yesu nzi gufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. N'ibyo wangeneye rero nzige icyo wanjye no kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Rero amagare araje azanaza, impfu zo ziraje murazibonye, zigiye gusukirana kubera ko hari abagiye gupfa mu mwuka, hari abagiye gukenyuka mu mubiri, hari n'abagiye gukenyuka mu buryo spirituel. Nk'igihano cya Eli, Imana yamutumye abahanuzi batatu, aranga yanga kumva, wa kabiri yanga kumva, uwa gatatu yazanye ibihamya bitatu, imuhana ibihano bitatu. Imuhana igihano cy'ubutindi butunze, imuhana igihano cyo gukenyuka, imuhana n'igihano cyo kudafashwa. Hari abo rero Yesu agiye kuzazana icyo bita Timasi. Namara kuzana Timasi, azana icyo bita Urimu na Tunimu, aricyo bita Saint Esprit, imbaraga za Mwuka Wera. Ikoze yirebe, igiye kureba nimba ibyo mwagaburiye koko, icyo umuntu yagaburiye nicyo kigiye kubyibuha. Ahangaha gato, imbere gato Banyarwanda, imbere gatoya mwabarundi, imbere gatoya muvuga ko mukorera Imana, muryaryana muvuga ngo muri abarundi murakundana, mwirirwa muryaryana. Nimutaba amaso ngo musenge Imana, muraza gusenya n'ibyo mwubatse. Yemwe Banyarwanda, Imana yarambwiye ngo izabahanira ibyaha bitatu. Icyaha cya mbere ni icyaha bita umurengwe, ikindi cya kabiri ni icyaha cyo kwibagirwa Imana, ikindi cya gatatu ni icyaha cy'uburyarya. Aho muririmbana muri abagome, aho musengana muri ingambanyi. Abasinzi basigaye babarusha urukundo, abarozi basigaye babarusha urukundo. Muri mu makorari mubwiriza, muri za marevera, muri za mapasitori, muri za evangelist. I'm very sorry, muntega amatwi. Écoutez my friend, écoutez my dear friend, c'est du bel ikoti folansasti dra. Si igihe cyo kugira ngo umwana yikiri gitaseke, ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese atungwe nayo yivomeye, kubera ko icumbi ribaye amayobera. Ribaye amayobera Abanyarwanda mwe, amapfa jinera. Muhame hamwe mugiye kureba ko Imana n'abantu, kubera ko gisirimba murakizi, muzi gusirimba, muzi gukoma amaki. Abantu benshi mwabaye inkoma amaki, ukuri kw'ijambo ry'Imana mwaragutaye, iby'agakiza mwarabitaye. Imana iravuga ngo niko byahose. Yabwira abamama ngo niko byahose, yabwira abagabo ngo niko byahose, yabwira abayobozi ngo niko byahose. Umuntu uzi ko yagiye muri politiki atayikunze, akaba ari muri politiki, ukaba witwa umunyepolitiki udakunze igihugu, kabiri ukaba uzi ko uri muri iki gihugu cyo hanze cyangwa icyo bita diaspora,
yaba uri mu Bugande, yaba uri muri TZ, yaba uri muri Belgium, yaba uri muri Canada, yaba uri muri USA, aho uri hose ukaba uzi ko ujya utuma abahanuzi ngo bahanure. Imana yarambwiye ngo iyi mipaka ihagaze muhame hamwe mureba ko Imana n'abantu bamwe bagiye kuzabazana amatepo. Yesu yarambwiye ngo nimwivomera amazi azabatunga. Mwagiye muva mu bihugu byanyu mubigambaniye, abandi mukaba bicanye, murenzaho amaraso y'inzirakarengane, muri Imana mwanga kwihana, mugeze niyo mugera ntimwakizwa ngo murekere aho ngaho, mwirirwa muri intumwa za Satani. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo ije kubarana namwe. Iyi mipaka Imana yihagazeho. Reka mbabwire yemwe uzi kuri muri politiki, ndabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi bigiye gusubirwamo. Ikibuga kigiye kwicurika, ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Imana ikeneye umuntu mu bantu uvuga ko kaze nibyo. It's okay, it's good, I'm very sorry, unyihanganire. Imana izi ntego zakujyanye mu bya Yesu, izi ntego zibyakujyanye mu bya politiki si kimwe n'abantu muvuga ngo muri abapasitoro. Imana yareba ikabona muri abagambanyi, muri abanyepolitike mwaje kugambanira ubwoko bw'Imana. Imana yarambwiye ngo ije kubarana namwe kubera ko Imana ibareba ibona muri intumbi, ni mwebwe ibona ikabona muri abasawuzi. Ntabwoba bila ko distance forga, ntabwoba dufite bwo kuvuga ibya Yesu. Sarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bakeya. Yemwe basaruzi mwe, yemwe mwirirwa mutukana. Imana yarambwiye ngo Imana izabanira icyaha bita ubufatanyacyaha, kwiri gutera waraza wiyamamura. The Bible says, Bibiliya irambwira ngo ntimugapinga ibihanuro ahubwo mubigenzurishe umwuka w'ikintu cyitwa ijambo. The Bible says ikavuga ngo kandi ibihanurwa ntimukabipinge ahubwo mugundire ibyiza. None ko Imana isigaye ibatumaho mukabitera akanyoni mukabyigurutsa, Imana yabareba ikabona mwebwe byagenewe. Imana yarambwiye ngo mabwire ngo ntago ari igipindi Imana ivuga. Yarambwiye ngo mbwira abanyarwanda ngo iby'Imana yavuze bizaba. Irambwira ngo intambara yavuze izaba, kubera ko iyo mutekereza ntago ari izaba. Ntago intambara izaba ari isasu byabiri nk'irigamo ngo dore ngo kivuga ngo kirageze ngo dore imipaka karabaye. Reka da, iri mu mitima yawe irenze isasu, kubera ko Yesu agiye kwiyizira kuri tehe ukuteye physical appearance, uko uhagaze no kuteye. Twebwe Imana mwayigize y'abantu babaswa, abantu batize, mwayigize insevere. Ntabwo Yesu dibeliwe drum, ntabwo Imana igwa kumenya icyongereza itagize. Mugabanye ibikabyo, mugabanye ubwiyemezi n'ibintu by'ubunajyowa n'ibintu by'inararibonye, muce bugufi makote chini. Ucyubahiro ni cya Kristo, inyuma yawe hari uwundi muntu. Aha turi hari abandi, muzana bahajya abandi. Genda neza rero. Imana irambwira ngo mabwire ngo dore ibisarurwa ni byinshi. Irambwira ngo abasaruzi ni bakeya. Irambwira ngo abari abasaruzi babaye abasawuzi. Masaya arambwira ngo mbabaze ngo niki gikwiriye gukorwa. Mbe bene data, muraza kwishimira ko ibisarurwa biba bikeya. None se kabantu mwabishe mu mitima, mwebwe muza kuri YouTube muvuga ko mufite insengero mukaba muzinukijwe abandi Imana, iby'umusaraba abantu bakaba babizinutswe, muri guceza uwe mwana. Imana ntibabona nk'abakozi b'Imana, kubera ko mwijanditse muri politike, ntimuri abanyepolitike ngo mwerure. Kabiri, muraza mukavuga ko muri abapasitoro mwaje kugambanira abahanuzi. Erega yowe na so muraziranye, we n'Imana muraziranye. Reka igipindi wakombetsa abantu, ariko ndiho ntago wamukombetse. Umungu turi gutanga amatangazo. Imana yaravuze yararushye, ntago iginanirwa n'iginaruha. Ariko Imana yaravuze igisigaye turi gutanga amatangazo tubabwira ngo nimwiyarure kubera ko mukwaje gutwara itorero. Habera b'Imana bagiye kuba maso, mwebwe mwiteguye, nimwitegure mwe maso. Ngo ngengo ndi umuyobozi hamwe icyo wagaburiye kigiye kubyibuha. Wangura umunyepolitike udakijijwe uvuga ngo nguru mwadeperi nguru metodisi. Imana yarambwiye ngo igiye gukoresha abakozi b'Imana bita ubuyobozi bwacu
Imana igiye kubukoresha, ibintu bigiye gusubirwamo. Bamwe bagiye kuzajya amabuso, abandi bagiye kuzahanirwa ibyo bakoze. Hari abantu muvuga ko mwishe mu makote y'ibyubahiro ndetse n'utuzi murimo, ariko muri ibisuma. Imana izi ubusambo bwanyu, izi amaruswa yanyu, izi ubugegezi mufite n'uburyo mwasenye ingo nyinshi, ariko mwikarakaza mu mwambaro w'amakote mufite ngo muri abayobozi, abandi ngo muri za mapasitoro. Reka mbabwire, uretse no kuvuga ngo uri pasitoro, n'ihene n'imbeba nayo washumbye. Imana iyo ikureba ibona nawe uri intumbi yapfuye ukeneye kuzuka. Ariko iyo wikarakaza ku ruhimbi, ukigaragaza mu baririmbyi, ukigaragaza amavugabutumwa, wakwereka wagira iyo bakurebye bakarebera inyuma babona uri umugenzi, ariko mu mwuka wera iyo twinjiye tubona ugenda uri intumbi. Imana irambwira ngo haba hari abasaruzi babaye abasahuzi. Ni iki gikwiriye gukorwa? Ni umukora Imana ibahaye nsoza. Ni igiki? Ese nkubaze, iherezo rigeze watanga iki nepo? Iherezo rigeze watanga iki kugira ngo ucungure ubuzima bwawe? Iherezo rigiye kugera, ko rigiye kugera ku bantu rikagera ku bintu. Ni iki watanga kugira ngo ucungure ubuzima? Ni iki watanga kugira ngo ucungure abana beza wibiye ruswa bakiga muri Harvard, bakiga muri Amerika? Erega mwari imfuje murazirya, murya abapfakazi, muri komanga ku gatuza. Rero s'il te plaît, garukiraho. Bitari ibyo na so muraziranye. Nuko Yesu yantumye ngo mbwira abantu, sarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Abantu bazinutswe YouTube, bandi bazinugwa ijambo ry'Imana. Intumbi z'abakozi b'Imana zapfuye. Imana yarambwiye ngo intumbi z'abahanuzi ziguye mu bipangu by'abakomeye. Ijambo ry'Imana abantu bararizinukwa, nebo abantu baragenda babica uruhagaze. Kugeza kuri uyu munsi niyo bakurebye bamuneza murebera mu bwesikoro, munagabona Yesu koroka. Kubera iki? Kubera abantu benshi bapfuye kandi bagava mu mwuka, banze kumera nk'abakozi b'Imana ngo reka twihane, bameze nk'abafarisayo. Imbere ni ibituro bisizingwa, iyo barebeye inyuma babona mu makwate no mu misaraba ugira ngo ni abakozi b'Imana. Ariko iyo twinjiye mu mwuka wera tubona ari intumbi zanutse, tubona ari ibituro byuzuye amagufa gusa. Kwigaragaza ze n'igiki? Cyubahiro ni icy'Imana, my dear friend. Nyuma yawe hari uwundi, hari aho bizakemukira hatazagera ikangata. Tene wange ngo niterabwoba, ngo bari kunkanga, ngo baneye ubwoba. Igisi turadugutera ubwoba nitwe yakaremye n'ikamena. We na so muraziranye, kabanye bikabyo no kumva ukazi. Cyubahiro ni icy'Imana, nicyo Yesu yambwiye.